twakijijwe twemeye n'isoni zawo niho tuneshereza. Yego yego, umusaraba niwo bendera yacu abakijijwe. Iyi indirimbo ifite igisobanuro gikomeye cyane. Ni indirimbo ikomeye cyane, iyi ndirimbo ya 435 zo gushimisha. Ni indirimbo ikomeye cyane. Umusaraba niwo bendera y'abakijijwe. Sinzi ko ntabwo abantu babitahura, sinzi ko tubitahura ku rwego rwabyo. Ni indirimbo ikomeye cyane. Abakunzi bicano iyi ndirimbo ndayibatubera rero kuri uyu munsi nyine, uyu munsi wa gatanu wera ni Holy Friday, ariko mu cyongereza banavuga Good Friday. Kuki ubundi wagombye ku munsi w'akababaro, kuko muzi ko ari wo munsi nyine Yesu yababajwe. Nageze i Getsemani, numva ndabyibutse, ariko kuki se bawita uwa gatanu wera? Kuki babyita Good Friday, uwa gatanu mwiza? Ni ukubera ko ntabwo mu gisobanuro cy'umwiyobokamana ni umunsi mwiza, ni umunsi tudaterwa isoni n'umusaraba, kuko nubwo wari umusaraba wo gukoza isoni Yesu, ariko byabaye intsinzi, kuko niwo munsi Yesu nyine yadukirijeho. Niyo mpamvu bawita Good Friday mu cyongereza, cyangwa se Holy Friday. Ntabwo ari umunsi rero w'akababaro nk'uko abantu bamwe babikeka. Mu buryo bw'umubiri niko umuntu tubifata, ariko mu buryo bw'umwuka, mu buryo bw'itorero, ni umunsi mwiza, ni umunsi w'intsinzi. Nibwo ibyaha byacu, nibwo kamere zacu mbi, kamere zirarikira ibyaha zacu, nibwo Yesu yapfanye nazo ku musaraba. Niyo mpamvu rero ari umunsi bawita Good Friday cyangwa se Holy Friday, mu wa gatanu wera nyine, wa gatanu wera. Kuki se wera kandi aribwo Yesu yishwe? Nuko impamvu wa gatanu wera nuko ari wo munsi Yesu nyine yapfanye kamere zacu zikunda ibyaha, maze dushyiramo kamere zikunda iby'Imana, abamwakiriye by'ukuri. Nk'uko rero bisanzwe nyine, ni jyewe ni Dr. Symphorien, ndi hano i Texas, umunsi tariki 18 z'ukwa kane 2025. Nkanje rero ngo tuganire nyine ku bijyanye na Pasika. Uyu munsi nyine ni wa gatanu wera, Good Friday cyangwa se Holy Friday. Ndagira ngo tuganire ku kintu nyine nise kuki Yesu yabambwe. Reka duhite tubisoma mu Baroma ibice 6 umurongo wa 6. Kuki Yesu yabambwe, Abaroma ibice 6 umurongo wa 6. Murabona ko nitambitse kugira ngo umusaraba ugaragare. Byabaye ngombwa ko nitambika kugira ngo umusaraba ugaragare, kuko umusaraba ntabwo ugomba kudutera isoni. Abaroma ibice 6 umurongo wa 6 haranditse ngo tumenye neza ibi ngibi: umuntu twari we kera yabambanywe na Kristo ku musaraba, kugira ngo kamere yacu ikunda ibyaha itsembwe, tureke rwose kuba imbata z'ibyaha. Ngiyi impamvu Yesu yabambwe. Yarabambwe kugira ngo kamere zacu zikunda ibyaha apfane nazo, maze tuve mu bukoroni, mu bubata bw'ibyaha. Niba kamere yawe ikunda icyaha runaka ikikubamo, menya ngo nturakizwa ku rugero rushyitse, mwene data. Uracyasubiza Yesu ku musaraba. Kugira Pasika nziza si ukuba washoboye kugaragara neza mu myenda mishya, inkweto nshya, imodoka nshya, inzu nshya n'ibindi byinshi byiza twifuza, cyangwa se ufite ibiryo bihagije iwawe n'ibinyobwa. Iyo si yo Pasika nziza. Pasika nziza ni ukwizihiza nk'icyaremwe gishya. Yesu yapfanye kamere yawe ikunda ibyaha, akagushyiramo kamere y'ubumana. Uku niko kuba icyaremwe gishya. Uku niko kubatizwa mu Mwuka Wera, kuko uba wageze ku rwego rwo kugambirira iby'Imana igambirira,
bikagaragarira mu bikorwa biranga bamenye bakanakira Yesu by'ukuri. Kuvuga mu ndimi abantu batumva ntaho bihuriye no kubatizwa mu mwuka, singamije guhutaza ababyakira gutyo. Nta naho bihuriye no gupfa kuri kamere ikunda icyaha, nta naho bihuriye no kuba icyaremwe gishya. Abakristu benshi dutwikiriza kamere zacu Yesu, akantu gato kakoma kamere zikabyuka kuko zitapfanye na Yesu. Niyo mpamvu atari bose bavuga ngo mana mana bazabona Imana. Bene data, nta ntungane ibaho. Kamere nikubyukana ntikaguherane, jya wihutira kwihana. Kwihana ni iki? Ni ukugira the sorrow of God. Ni ukugira umubabaro nk'uw'Imana, kuko umubabaro w'Imana utera kwihana. Reka tubisome mu Bakorinto ibice 7 umurongo wa 10. Abakorinto ibice 7 umurongo wa 10. Abakorinto ba kabiri ibice 7 umurongo wa 10 haranditse ngo burya agahinda gahuje n'iby'Imana ishaka gatera umuntu kwihana kakamugeza ku gakiza. Agahinda nk'ako nta mpamvu yo kukicuza, naho agahinda gasanzwe ko muri iyi si kageza umuntu ku rupfu. Kwihana mwabyumvise bene data, ni ukubabazwa n'ibibabaza Imana, none ibyo byakubabaza bikagutera kwihana. Nguko kwihana icyo bisobanura. Ibi kandi bigaragara iyo nyine waretse ibintu bibi wakoraga, bikagaragarira abantu bose bari basanzwe bakuzi ko wahindutse. Si ngombwa ngo ujye mu ruhame nk'uko bamwe babisaba ngo wature mu ruhame bitewe n'imyemerere y'amadini, ibyo nta kibazo, ni ubwumvikane bwabo. Icy'ingenzi ni uko ubireka ugahinduka. Niyo utajya mu ruhame ngo byature, ahubwo ukabireka kandi bikagaragarira mu bikorwa. Uko niko ukwihana. Muri kominote ivuga ururimi ndi kuvuga, bamwe bita Ikinyarwanda, abandi Kirundi, abandi Gihutu, abandi Kinyemera, abandi Kinyabwisha, abandi uko bakita kose, twumvikana nta musemuzi ujemo ngo adufashe. Muri kominote rero ivuga ururimi ndi kuvuga, urwango rushingiye ku moko rubuza benshi kugira agahinda k'Imana, bati tuzapfa turwana, aho kugira ngo abo tudahuje ubwoko baturane natwe, basangire natwe, bigane natwe, basengane natwe, bategekane natwe. Abo Pasika si umunsi mukuru wabo, bari mu gahinda ko kubajyana mu rupfu nka Yuda Isikariyoti. Yuda yagize agahinda gasanzwe k'ab'isi, abonye urupfu rubi Yesu yishwe, ariko gutera intambwe ngo agire agahinda nk'ak'Imana kamutere kwihana biramunanira, ahitamo kwiyahura. Ngiryo itandukaniro ryo kugira agahinda k'Imana n'agahinda k'ab'isi. Mu gihe utekereza kuri kamere yawe ikunda ibyaha yakugoye kureka ngo ipfane na Yesu ku musaraba kuri uyu munsi wa gatanu wera, reka twibukiranye bimwe mu byaranze urupfu rwa Yesu. Inyigisho za Yesu zaryanaga mu matwi y'Abayahudi bene wabo na Yesu nyine b'Abafarisayo, ariko zikanarya mu matwi abavantara b'Abaroma bari barigaruriye igihugu cyabo Isirayeli. Ibi byatumye abategetsi b'Abayahudi n'Abaromani bishyira hamwe inyo cyangwa se coalition satanique mu kwikiza Yesu, kuko inyigisho ze zabaryaga mu matwi. Yesu yari ikibazo ku bwami bw'Abaroma, kuko yavugaga ko ari we mwami aho kuba Kayizari. Abayahudi nabo bari barakajwe n'ukuntu Yesu yacaga amazi, amwe mu mategeko ya Mose, nko gukiza umuntu ku isabato akarenzaho akavuga ko ari we sabato,
kandi agapinga abafarisayo ko bari impumyi ziyoboye izindi, ko bari bameze nk'imva zisize ingwa nyamara imbere zuzuyemo amagufa ahumanye. Byatumye Yesu afatwa comme heretic. Ijambo heretic muri teoloji ni ijambo rikomeye cyane. Ni nk'uko mu bwami bwa Farawo wo mu Rwanda bashobora kwita interahamwe cyangwa se ikigarasha, icyo gihe uba ugomba kwicwa, birumvikana. Mu gihe cya kera no kukwita kuri heretic byavuga ko nyine uri umuyobe, kandi icyo gihe mu gihe cya kera bahitaga nyine babica. So inyigisho rero za Yesu zo gupinga cyangwa se zo gukebura, reka tuvuge ko ari ugukebura, zo gukebura abafarisayo ndetse n'abaroma, abategetsi b'abaroma, byatumye Yesu afatwa comme heretic, byatumye afatwa nk'umuyobe mu iyobokamana, anafatwa nk'impirimbanyi y'impinduka muri politiki, bityo akaregwa kugumura abaturage mu myemerere y'iyobokamana no mu miyoborere y'igihugu. Byatumye abamwishe babona urwitwazo ko batamurenganije, ko yicaga amategeko y'idini n'aya leta. Babatekinitsi b'abanyepolitiki n'ab'amadini mpora mbabwira, mpora mbivuga ko amaso y'imitima yabo yarahumye, ntabwo bagira umubabaro nk'uw'Imana ngo ubatere kwihana. Murabwiye ko nyine iyi ni Authentic Christendom TV, ubwami bwa Kristo butarimo itekinika ry'amadini, itekinika ry'abanyepolitiki. Umurongo wacu nyine ukaba ari uwo gukebura abanyepolitiki n'abanyamadini bimika itekinika. Ibi biri mu byo Yesu yazize, kwamagana itekinika ry'abayuda, abafarisayo n'abaromani. Abatekinitsi bamaze gufata Yesu bamukoreye ibyamfura byinshi cyane, bimwe ntibyanditswe muri Bibiliya. Pilato amaze kubona ko Yesu yari umwere, yashatse kwivanaho urubanza, agoragoza inzira zose ngo amukize, biranga. Ngo yagezeho ashaka gukoresha itegeko ryavugaga ko kuri Passover, kuri Pasika, mu gihe cya Pasika y'Abayahudi, byari byemewe ko imfungwa imwe ihabwa imbabazi, amnesty. Pilato rero yashatse guha Yesu izi mbabazi akoresheje itegeko ryemera gutanga amnesty. Muri icyo gihe abibwiye abayuda, abafarisayo bavuza induru bati reka reka reka, niba ari uko bimeze izo mbabazi zihe Baraba, ariko Yesu we umubambe. Nguko uko Baraba yahawe amnesty. Ibi ntabwo wabisanga muri Bibiliya. Niyo mpamvu njya mbabwira ntimukabe kure mushaka kumva ijambo ryimbitse. Cyatumye Baraba ahabwa imbabazi mwacyumvise. Impamvu yarekuwe ni uko Pilato yarashatse gutanga izo mbabazi zemewe n'itegeko y'uko mu gihe cya Pasika, Passover mu gihe cyabo, byari byemeye ko imfungwa imwe ihabwa amnesty, imbabazi. Pilato ashaka guha izo mbabazi Yesu, ariko abafarisayo baranga bati izo mbabazi zihe Baraba. Nuko bati Yesu nabambwe. Ikindi nabibutsa rero kuri Baraba ni uko yari umuzerote warwanyaga ingoma y'abavantara b'Abaroma. Niyo mpamvu Abaroma bari bamufunze. Abayahudi bakavuga bati nibura Baraba we yafunzwe azira gushaka kutuvana mu maboko y'abavantara. Bati uyu niwe Mesiya dukeneye, apana Yesu ahubwo uri kwitirira kuba umwami kandi atari we. Apana Yesu uri kwica amategeko akiyita isabato, akiyita ko ari umwami kandi tuzi ko umwami ari Kayizari. Nuko bati nabambwe Baraba nafungurwe. Umugore wa Pilato nawe yagerageje kuvugira Yesu bibi by'ubusa. Reka twisome muri Matayo ibice 27 umurongo wa 19. Matayo 27 umurongo wa 19.
Matayo 17 umurongo wa 19 handitse ngo kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, ku mutwe w'amagambo handitse ngo Pilato acira Yesu urubanza. Dusome ku murongo wa 19. Kandi ubwo yari yicaye ku ntebe y'imanza, umugore we amutumaho ati ntukagire icyo utwara uwo mukiranutsi, kuko naraye ndose byinshi kuri we byambabaje. Ubu ni umugore wa Pilato nawe agerageza kurwana kuri Yesu ngo aticwa. Abamama, abadamu mukunda Yesu nk'uyu mudamu wa Pilato, muhezagirwe kandi mube hafi y'abagabo banyu ku murimo w'Imana. Gukurusha umugore akurusha urugo. Pilato yavuye ku izima atanga Yesu amaze guterwa ubwoba n'ibisumizi by'abakada ko narekura Yesu araba ashimangiye ko yanga umwami Kayizari. Uretse kumva inkuru y'umuntu ngo niba ngo ari moshonzi niba ari iki ngo wavuze ko yanga farawo w'u Rwanda, banza ngo yaraburiwe irengero, ntago makuru yabyo nayakurikiye cyane, ariko iyo nkuru yaratambutse ko yatangaje ko yanga ibyo farawo yamukoreye n'ibyo icyama cye cyamukoreye. Uwo muntu ngo ashobora kuba yaraburiwe irengero. Uyu rero nawe Pilato abakada bamuteye ubwoba bati uraramuka urekuye Yesu biragaragaza ko wanga Kayizari, wanga umwami. Reka tubisome nabyo muri Yohana 19 umurongo wa 12. Yohana 19 umurongo wa 12. Yohana 19 umurongo wa 12 haranditse ngo uhereye ubwo Pilato ashaka uburyo bwo kumurekura, ariko abayuda batera hejuru bati nurekura uyu uraba utari inshuti ya Kayisari, kuko umuntu wese wigize umwami aba agomeye Kayisari. Ibyo byatumye rero Pilato ava ku izima, yagize ubwoba, kuko bivugwa ko Pilato yari amaze iminsi ngo n'ubundi yasiragira mu nkiko inshuro ebyiri cyangwa zirenga. Ubwo ngo byatumye atinya ko hiyongeraho dosiye yo kubohora yo kurekura Yesu, bikamuviramo ibintu bikomeye. Kandi nyine Yesu yarashinjwaga ko nyine yiyita umwami kandi Kayisari ari we mwami. Ibyo rero byamuteye ubwoba, bimushyira muri dilemme, mu mayira abiri. Pilato yisanze nyine mu mayira abiri. Kuri we yumvaga Yesu ari umwere akumva yamurekura, ariko yabona ukuntu abaturage basizoye ko atagomba kurekurwa kandi ari umutegetsi, umuyobozi ugomba kumva ibyifuzo by'abaturage. Ubwo rero nyine baramuganje, nuko ahitamo kumvira abaturage, aba ikigwari. Yesu aramutanga. Mwibuke ko aba baturage aribo bari bakiriye Yesu i Yerusalemu n'ubwuzu bwinshi igihe Yesu yinjiraga mu murwa n'indogoba ahetswe n'indogobe kuri mashami, ayo bita Palm Sunday. Muzi ko bamwakiriye ubwuzu, bagasasa ibitenge, bagasasa nyine ayo mashami kugira ngo ya ndogobe yari ihetse Yesu itambagire muri Yerusalemu. Ariko kubera abakada barihise babayobya mu kanya gato, baratangira bati Yesu nabambwe. Kubera kuyobywa n'abakada. Waba uri mu mayira abiri nka Pilato? Imana ikugirire neza kuri iyi Pasika y'umwaka 2025. Yesu akuvane mu mayira abiri, aguhindura icyaremwe gishya, akuvanemo kamere ikunda ibyaha, kamere ikunda urugomo, kamere yo gusahura, kamere y'ubusinzi, kamere y'ubugambanyi, kamere iteza amatiku mu miryango, kamere y'uburaya, kamere yabahagamye mu macakubiri y'ubuhezanguni. Aho gupfa urwanira ubuhezanguni, uharanira ubwiyunge nk'uko Imana yatweretse urugero ikiyunga natwe binyuze muri Yesu Kristo. Reka dusubikire ku kibazo Yesu yabajije
abamubambye bikarushaho kubarakaza. Reka tubisome muri Mariko ibice 11 umurongo wa 28. Mariko 11 umurongo wa 28. Haranditse ngo baramubaza bati, umutwe w'amagambo wanditse ngo abatambyi bakuru bamubaza aho yakuye ububasha bwe. Baramubaza bati, ni butware ki bugutera gukora ibyo? Cyangwa ninde waguhaye ubwo butware bwo kubikora? Umva rero uko Yesu yabashubije ku murongo wa 29 kugeza 30. Yesu arabasubiza ati, nanjye reka mbabaze ijambo rimwe munsubize, maze mbone kubabwira ubutware buntera kubikora. Kubatiza kwa Yohana kwavuye mu ijuru cyangwa ni mu bantu? Nimunsubize. Ngaho rero ahandi havuye ikindi kibazo, bananiwe kumusubiza. Kuko iyo bamusubiza bakemera ko umubatizo wa Yohana umubatiza wavuye mu ijuru, Yesu yari kubaza impamvu nawe batamwemeye. Iyo iba kirabagonze. Ikindi kandi bavuga bati, ikindi kandi iyo bahakana ko umubatizo wa Yohana umubatiza utavuye mu ijuru, hari abafarisayo bamwe bemeraga ko Yohana yari intumwa y'Imana. Ubwo nabo byari kuzana andi macakubiri hagati yabo bagashwana. Ibyo rero ibi byabavuruze mu mutwe. Uku kubavuruga mu mutwe byarushijeho gutuma barakarira Yesu, bibatera ishyari ribi. Atari kubundi aka kantu wakica kakava mu nzira, gahora katuvuruga mu mutwe. Muri iki gihe cya none Yesu avuruga benshi mu mitwe, cyane cyane abiyita abakristo bya nyirarureshwa, abakristo b'ibicupuri, abakristo borosa Yesu kuri kamere mbi zikunda ibyaha, abakristo b'ibicupuri, abakristo batihana kuko nta ntungane baho. Abakristo b'ibicupuri mu bihugu byateye imbere bafata Yesu ku rwego rumwe na Buddha cyangwa Muhammad cyangwa Krishna cyangwa ibindi nka Ryangombe mu karere k'iwacu cyangwa Kimbirigiti. Donc bafata Yesu ku urwo rwego. Mu bihugu byateye imbere rero nyine Yesu amushyira ku urwo rwego na ba Muhammad na ba Buddha na za Krishna. Ibi nibyo bituma n'imyemerere yabo usanga ntacyo ubutinganyi butwaye. Ubwo ni urugero rwa hafi rwo kugira ngo mwumve ubuyobe bwabo ukuntu bwageze kure. Nuko Yesu bamwambuye, ntibamufata nk'aho ari umukiza. Si we mukiza wenyine, na Buddha ni umukiza, na Muhammad ni umukiza. Bakavuga ati noneho n'abatingana nabo ni uburenganzira bwabo. Hari byinshi, ubwo n'urugero nabahaye kugira ngo byumvikane, hari byinshi bakora bitewe n'uku kuyoba mu kumenya Yesu uwo ari we. Aho ni mu bihugu byateye imbere kuko niho ubutinganyi bukabije cyane. Sinzi umuntu ukuntu agakunda mwitaba nyuma. Aho ni mu bihugu byateye imbere. Mu bihugu mu karere kacu dukomokamo hari abakristo nabo b'ibicupuri kandi baramaramaje pe, kandi bari ku isi yose. Donc abavuga ururimi ndi kuvuga bari ku isi yose kandi n'abakristo ariko b'ibicupuri. Kubera icyo ari ibicupuri, umwami wabo ni perezida runaka,
umwami Yesu wabo ni perezida runaka, kuko bahuje ubwoko na kamere ikunda ubugizi bwa nabi. Amatorero yabo ni ihuriro ry'abahezanguni. Aba Yesu ntiyapfanye ku musaraba kamere zabo zikunda ibyaha. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bubavuruga mu mitwe, bakagambana, bagashimuta, bakaroga, bakica intumwa n'abahanuzi n'izindi nzirakarengane. Nongeye gusabira uko ridashira Kizito Mihigo. Abandi bahanuzi bashyizeho udupfukamunwa ngo be kuvuga ijambo ry'Imana by'ukuri, bitewe n'uko abakristo b'ibicupuri dufite bafata perezida runaka nk'umwami Yesu, kandi uwo perezida akaba agamije kurimbura abantu runaka batagendera mu murongo ngenderwaho we wo kugarura ubugome nk'ubwa kera. Ariko ibyabo bizarangira nka Yuda Isikariyote, bapfe barwanira ubuhezanguni, kuko ubuhezanguni bubatera umubabaro ubuhezanguni ntibubatera umubabaro nk'uw'Imana ngo bihane. Niyo mpamvu bazarangira nka Yuda Isikariyote, bafite umubabaro, bababajwe nuko ubuhezanguni bwabo buri guterwa imijugujugu, buri kwamagana. Iki nicyo kibaraje inshinga, ni wo mubabaro bafite, umubabaro nk'uwa Yuda Isikariyote. Hari aho bavuga ko hari ibintu bibiri bavuga kuri Yuda byatumye yiyahura cyangwa se ngo asakwe ibyo yakoze. Icya mbere bavuga ko yari azi ko yabonaga Yesu ari umuntu w'igihangange ugenda hejuru y'amazi ntaregite, akavuga ati reka nirire ariya mafaranga, umugambanyi yongera amafaranga ari bubacike, ntibashobora kumufata. Iyo ni imwe mu mpamvu bavuga ashobora kuba yarafashe ariya mafaranga, yari azi ko ari buyafate, hanyuma Yesu bamufata akabacika nk'uko yari ari umuntu, yabonaga ari umuntu ushobora kubikora bitewe n'uko yabonaga agenda no hejuru y'amazi. Indi mpamvu bavuga Yuda yakoze biriya bintu ngo ni uko ubundi nawe yari umuzeroti, nawe yashakaga ko yari ari muri gurupe y'abayuda cyangwa se abayahudi bashakaga ko Yesu arwanya abavantara b'abaroma bari bafashe igihugu cyabo, akabirukana muri Isirayeli, hanyuma agashyiraho guverinoma, noneho ziriya ntumwa ze akazigira ba minisitiri. Urebye niko intumwa nyinshi zabyumvaga, niko zakekaga. Gusa ko na Petero nawe ubwe yemeraga Yesu ko ari umwana w'Imana, ariko yagera hirya gatoya akavuga ati ibyo uvuze ntabwo ari byo, kuko nabo ntabwo bari uzi ko Yesu yahise asubiza ko nyine azapfa nyuma y'iminsi itatu akazuka. Petero akavuga ati reka ibyo uvuze ni ibiki, ko Petero yari azi ko nawe Yesu nubwo umwana w'Imana ariko atagomba gupfa, ahubwo agomba nyine kubakiza mu by'umubiri, agashinga guverinoma muri Isirayeli, akabagira ba minisitiri. Abamubwira rero ko azapfa, mwabonye ko Petero amubwira ati reka ibyo uvuze ntabwo bishoboka. Yesu ati ubwo ni Satani utangiye kukwinjira, mva inyuma, ati jya inyuma yanjye. Donc icyo ndi kuvuga kuri Yuda ni uko nyine ndi kuvuga ko abantu dufite mu karere bafite umubabaro nk'uwa Yuda, umubabaro wo mu by'isi. Yuda yababajwe nuko Yesu yishwe nabi, ariko ntiyagira umubabaro wo kwihana ko yamugambaniye. Niko abantu dufite mu karere babona perezida runaka nk'umwami Yesu, kandi uwo perezida runaka akaba agambiriye kurimbura abantu runaka. nkavuga rero ntaba bantu bazarangira nka Yuda Isikariyote, kuko barwanira ubuhezanguni butabatera umubabaro nk'uw'Imana ngo bihane. Bakristu b'ukuri, bene data muri Yesu Kristo, nta ntungane ibaho, kandi ikibazo ntabwo ari ubuhezanguni gusa, si cyo cyaha cyonyine, hari ibyaha byinshi bitwizingiyeho. nkaba ndangije rero mbabwira nti nitugire umubabaro nk'uw'Imana, maze udutere kwihana kamere zatwiziritseho, maze kuri Pasika yo mu 2025
Yesu aduteremo umutima mushya wo kugambirira iby'Imana igambirira, maze duhinduke ibyaremwe bishya kuri iyi Pasika. Nibwo Yesu azaba azukiye mu mitima yacu. Si mu buhezanguni gusa, hari n'ibindi byaha bikomeye biriho, kandi hari icyo uzi cyakuziritseho wanze kureka. Nigeze kubivuga haruguru simbisubiramo. Icyo ngicyo nicyo nkwibutsa ngo kigutera umubabaro nk'uw'Imana. Uwo mubabaro utumye wihana, maze Yesu apfane kamere yawe ikunda icyo cyaha, maze aguteremo umutima w'ubumana, maze ugire kugambirira iby'Imana igambirira. Pasika nziza bene data. Imana y'amahoro ibane namwe. Iyo niyo ndamutso ya Authentic Christendom TV.